Aline yakomeje kwinjira mu rukundo rwimbitse cyane nubwo ari ibimenyetso byamwerekaga yuko ibintu bitameze neza. Umutima we wari waramaze gufatwa kera cyane, ariko yarageze atabasha gutandukana n'amarangamutima ndetse n'ukuri, kubera ko Kevin yakomeje kumuvugisha neza. Rimwe na rimwe undi munsi akamwima attention burundu. Ibyo byatumaga Aline arushaho kumwiyegereza, kuko hari igihe Kevin yabaga agarutse akamwereka urukundo rukeya, Aline akumva arishimye cyane. Ibyo niyo yabyikurikizaga, kandi ibyo ngibyo bigahuza n'ibyo Bibiliya ivuga ngo umuntu utagira ubwenge ayobywa n'ibyo ashaka. Aho ni Imigani 12:11. Igitekerezo cy'isomo: iyo umuntu ashaka urukundo cyane hari igihe yemera n'udakwiriye. Ibyo ngibyo abantu benshi babaho ariko bakabyirengagiza, nyamara aba ari ingenzi cyane. Aline yatangiye guhindura ubuzima bwe bwose kugira ngo Kevin yishime. Yagabanyije igihe cyangwa se amasaha yamanaga n'inshuti ze. Yaretse gukora ibintu byamushimishaga mbere. Ubuzima bwe bwari butangiye kuzenguruka Kevin. Aho ngaho cyo kuguha urugero rworoshye cyane. Ni nk'umuntu ufata ikintu kimwe mu buzima bwawe akakigira byose. Icyo gihe kigize ikibazo, ubuzima bwawe bwose butangira guhungabana. Ibi nibyo byatangiye kuba kuri Aline. Kevin nawe yaramaje kubona yuko Aline amukeneye cyane, kandi iyo umuntu abonye ko udashobora kumureka harya gufata uko yishakiye. Ibyo bikunda kubaho cyane, ariko abantu benshi bakarenza amaso. Kandi bigahoza nuko muri Bibiliya bavuga bati uwiringira undi muntu gusa umutima we ushobora gucika. Isomo rikomeye cyane kuri Yeremiya 17:5. Ibi bisobanura ko gushyira ibyiringiro byawe byose ku muntu bishobora gutera ububabare bukomeye cyane. Aline yakomeje kwizera Kevin, ariko ibintu byatangiye kugenda bifata indi ntera. Hari umunsi Kevin yamwandikiye amagambo meza cyane amubwira yuko amukunda cyane. Aline nawe arishima cyane, ariko nyuma y'amasaha make cyane Kevin yari amaje kubura, nta gusubiza, nta kumuhamagara ndetse no kumubwira impamvu. Aline arongera arahangayika cyane, umutima we utangira gutekereza byinshi, utangira kwibaza byinshi cyane. Akibaza ati se hari icyo narakoze nabi? Ese abaransimbuje undi? Ibi nibyo bita overthinking. Iyo uri mu rukundo utagira stable, ubwonko bwawe buraruhuka. Kandi ibi ngibi bigoza n'ibyo muri Bibiliya bavuga bati amahoro y'Imana arinda imitima n'ibitekerezo byanyu. Aho ngaho ni Abafilipi 4:7. Ariko aho ngaho Aline yari ageze nta mahoro y'Imana yari afite, kuko urukundo rwari rwatangiye kuzana stress aho kumuzanira ibyishimo. Hari nijoro yicaye wenyine afite telefone mu ntoki, atekereza message ya Kevin. Amasaha arashira nta kintu arabona, ararira. Ariko nta ubuzima bwa kumanwa, kuko yerekanaga nk'umuntu wishimye, umuntu ufite umunezero. Ariko nijoro umutima we warababaga cyane. Hari isomo rikomeye mukwiye gusigarana: urukundo nyarwo nirugusigira amarira ya buri munsi, nirugusigira ibibazo byinshi kurusha ibisubizo. Kubera ko muri Bibiliya baravuga bati urukundo nyarwo rurihangana, rugira neza, ntirugira ishyari, ntirwishyira hejuru. Aho ngaho ni Abakorinto 13:4. Aline yatangiye kubona ko ibyo akora cyangwa ibyo arimo bidahuye n'iryo jambo, ariko umutima we ntiwemeraga kuberekana gato. Umunsi umwe ibintu byarahindutse cyane. Aline yahisemo guhamagara Kevin. Afata telefone mu ntoki aramuhamagara, ntiyayitaba. Arongera aramuhamagara, undi nawe ntiyayitaba. Nyuma y'igihe Kevin aza kumwandikira ati ndahuze, ntukomeze kubikiraho pressure. Iryo jambo ryaramubabaje cyane, kuko Aline yumvaga ari mu rukundo, atarimo gusaba imbabazi za buri munsi cyangwa se za buri gihe. Ariko Kevin yamubonaga nk'umuntu uri kumubuza amahoro. Ibi byatumye Aline atangira kumva ko hari ikintu gikomeye cyane cyangwa se ikintu kidakwiye kirimo kuba, ariko nanone ntiyari afite imbaraga zo kubireka. Urukundo rwari rumaze kumufata umutima we wose. Hari undi munsi Kevin yamubwiye ati sinkunda ibintu bya drama. Aline yaceceka, atangira no guhisha amarangamutima ye, atangira kubabara, ariko umutima uramubaza cyane, umutima urababara cyane, ariko ntiyabivuga. Kandi ibi ngibi ni bibi cyane mu rukundo. Iyo utangiye guceceka cyangwa se guhisha ububabare bwawe, relationship iba igiye gusenyuka. Kandi muri Bibiliya aravuga hati
muvugane ukuri mu rukundo. Aho ni Abefeso 4:15. Ariko Aline ntiyakibasha kuvugisha ukuri cyangwa se kuvuga ukuri kwe, yari yatangiye gutinya Kevin, gutinya kumubaza, gutinya kumubwira uko ameze cyangwa se uko wiyumva. Icyo gihe urukundo rwari rwamaze gucika intege cyangwa se rwari rwamaze kugera mu bubabare. Ariko ibi bintu ntabwo byari bikomeye cyane ukurikije n'iby'inyuma. Umunsi umwe nimugoroba Aline arimo atari mu nzira, yabonye Kevin kure, umutima urishima cyane. Ariko ako kanya ntabwo yabonye ari wenyine, yabonye ari kumwe n'undi mukobwa baseka baganira bishimye. Aline arahagarara, umutima ucika intege, amaso yajenga amarira, amagambo arabura. Icyo gihe nibwo yatangiye kumenya ukuri, ariko uko kuri yakumenye bitinze hashize igihe kirekire. Ese Aline azamubwira ibyo yabonye? Ese Kevin azemera ukuri cyangwa azaguhakana? Dukomeze muri episode ya 4 ikomeza, kuko nibwo ibintu byinshi bigiye guturika. Wowe icyo usabwa ni ukomeza gukurikira izi episode zigiye gukurikiraho.